dufatanije nyakubahwa DPC umuyobozi wa polisi mu karere ka Huye, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge, uhagarariye urwego rwa PSF muri uyu murenge, n'abaturage mwese muri uyu murenge, by'umwihariko abacuruzi cyangwa se abaje guhahira kuri aka gasantere k'ubucuruzi, bagira ngo ntangire mbasuhuza kandi mbifuriza umunsi mwiza. Uyu munsi nk'uko mutubonye hano twaje mu gikorwa cy'ubukangurambaga twahereye mu mujyi wa Huye tuza hano no muri iki gice. Dushimire cyane ubuyobozi bwa PSF ubwo n'urugaga rw'abikorera batekereje kuri iki gikorwa bishingiye koko n'isura mu bishusho ya COVID dufite mu gihugu no mu karere, ndaza kubigarukaho, ariko kuba batekereje ati twebwe icyorezo cya COVID kiyongereye bitugiraho ingaruka nubwo n'ubungubu twahuye nazo, ariko nibura bikaducengesha cyane, reka natwe dufate iya mbere dufatanye n'ubuyobozi nk'uko bwari bisanzwe, twongere n'imbaraga dushyiremo abahwituzi bakorana n'abahwituzi muzi twashyizeho urubyiruko rw'abakorerabushake, inzego z'umutekano n'inzego z'ubuyobozi, kugira ngo kwa kudohoka kwagendaga kubaho noneho tube dufite abantu baduhwitura hafi. Uyu munsi turi muri uyu murenge wa Tumba, ibikorwa birimo birakora ku kigero cya 50%, ariko nagira ngo mbabwire ko ubundi dukurikije ishusho nk'uko bitangwa na Minisiteri y'Ubuzima, uyu murenge wanyu wagakwiye kuba ufite umwihariko, kandi uwo mwihariko wari kuba ari uko ibikorwa byose twari kuba tubihagaritse, tukabanza tukamenya uko ubwandu twabuhashye. Imibare irabivuga, ubwandu bwose dufite mu karere 45% biri muri uyu murenge. Murumva uwo mwihariko mufite. Dufite imirenge 14, ariko ubwandu bwose dufite bw'abagize ibyago byo kwandura COVID 45 biri muri uyu murenge. By'umwihariko dushingiye ku mibare, duhereye wenda ku ejo mwaraye muyibonye, niba dupimye abantu 87 ugasangamo abantu 22 bararwaye, mushyize ku kigero cyo ku ijana, murumva ubwandu ari kangahe? Ni hafi 20%.